yari yayumvise ko Imana itabaye abantu b'i Samariya. Hari amakuru agiye kumvikana ko Imana igutabaye. Abaguhinyuye n'abatarabyemeye bazabyumva, ariko amaso yabo ashobora kutabibona, ariko ntabwo azapfa hatumvise itangazo rivuga yuko wabyaye, rivuga yuko uzashyingirwa, rivuga ko uvuye mu bukode, rivuga ko ubuzima buhindutse, rivuga ko wabonye akazi. Hari abantu bari hano ngo batere haleluya. Ntabwo azapfa atarumva itangazo. Itangazo rirumvikana. Baragenda bazana ibyo kurya bibi yarara kugurisha, ntihaba hari ukigura. None nejo bwira uwo muri kumwe ngo Yesu arakiza none nejo. Bimubwira uburyo n'ubumoso ntacyo bitwaye, arakiza none nejo. Yagukiza iyo ndwara yawe, yagukiza umubabaro wawe, arakiza none nejo. Ababyizeye dutera haleluya gatatu. Fashi to last bine dokitra. Haleluya. Arakiza none nejo, ararema ubuzima none nejo. Ndabizi ko hari ibyakugose, ndabizi ko hari abakuroze, ndabizi ko hari abazinze ibiganza byawe ngo ntuzagire icyo utunga, ndabizi ko hari abantu bacuragura, ndabizi ko hari abakujyaniye imyenda ahantu, ndabizi ko hari abajyanye indodo z'umwenda wawe, ndabizi ko mushobora gusengana nabo bishushanya, ariko Imana yavuze ngo ndakiza si kera ni none nejo. Uyu mugoroba cyangwa se aya manywa urataha ubohotse. Imana yamwe ngo utangarize ngo irakiza, iragukiza none nejo. Ubyizeye nabifate none nejo. Haleluya torero. Uwakubwiye na yamajwi akuganiriza akakubwira kutazarama, akakumvisha umwuka w'urupfu, akakubwira ko wowe uri wo gupfa, akakubwira ko warembye, akakwereka impapuro zo kwa muganga, akakwereka ko amahirwe yarangiye. Uwo ni umwuka w'ingunzu wo kunaniza wabaga no mu gihe cyane igihe yakoraga. Ariko gendagira ngo ntanga itangazo tugendeye ku buhanuzi bwa Elisa. Yaravuze ngo ejo nk'iki gihe yege ntabwo bikunda, data arakora none nejo. Haleluya. Twese duhaguruke dusenga. N'undi dukurikiye turasoma Abami ba kabiri cyangwa igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 7. Turahera ku murongo wa mbere. Ibice 7 duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse hati Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za seyiri nazo zizagurwa shekeli 1. Buri kuvugwa havumbutsemo umuntu mu iteraniro rimwe utagira kwizera. Imana ifashe ntabe ari hano. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Undi aramusubiza ati uzabirebesha amaso, ariko ntabwo sindasoza. Reka sozereze mu byakozwe cyangwa Luka. Ndebera iyo nibivuga kirenga sinzi aho yagiye, ashobora kuba atateranye. Iyo yateranye mba mbizi, ariko ashobora kuba noneho ahageze. Igice cya 13
Luka 3 umurongo wa 31 n'uwa 32 gusa. Bamwe baramubwira bati va hano ugende kuko Herode arashaka kukwica. Arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose. Muvuge ngo amen. Bakristo bavandimwe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Naririmo nyine saba muri iri teraniro ntihabonekemo uriya muntu umutware yegamiraga ufite kwizera guke uvuga ngo byashoboka gute. Tugiye kuvuga ngo arakiza none n'ejo. Yesu abantu b'i Samariya bahuye n'ikibazo gikomeye. Bahura n'ibibazo bitari byoroshye. Ako gace gaterwamo n'inzara itari izanwe n'ubunebwe, itari izanwe n'uko abantu badashaka gukora, yari izanwe n'akagambane k'abantu b'i Siriya. Abantu baziraga abantu b'Imana. Umwami w'i Siriya akora inama n'abatware be n'abo bakorana, aravuga ngo tugiye kubabaza abantu b'i Samariya, bababare kugeza ubwo agahinda kakabarenga mu gituza, kakabarenga mu mutwe, bababare ku rwego ruri hejuru. Muri iyo nama baravuga ati turabikora dute kugira ngo bababare? Aravuga ati turafata abasirikare b'abakomando bacu, abasirikare dufate ibikoresho byose, tugende tugote umudugudu w'i Samariya wose, ntibazagira aho bavoma amazi, ntibazagira aho banyura bajya guhaha, ntibazagira ahantu na hamwe hakomoka amahirwe yatuma ubuzima bwabo bugenda neza. Kandi uwo mwami Benihadadi yari umwami w'umugome, arasa n'uwaguteye, waje akagota ibyawe ukabura epfo na ruguru, akagota ubuzima, akagota abana, akagota umugabo, akagota inda yawe, akagota ku buryo nta kintu na kimwe cyinjira cyangwa ngo gisohoke iwawe. Ngo abari bari i Samariya bose ibyo bari batunze bitangira kugenda bishira, bararya birashira, ibiryo bishira muri sitoke. Umwami nawe inzara iramwica, ibintu biranga. Ariko Yesu araza gukiza none n'ejo. Twese haleluya. Ibintu biranga kubw'agasuzuguro k'umwami w'Abasiriya bita Benihadadi. Muri iri teraniro Imana iraza guca agasuzuguro k'abadayimoni bagose ibyawe, bagose ubuzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gukora muri iri teraniro none n'ejo ubyizeye abyakira. Twese tuvuge ngo amen. Hanyuma arabagota, inzara irabica,
abaka ubuzima, abaka imibereho, agahinda karabica, ibiryo birashira, kugeza ubwo noneho badukira amahurunguru y'ihene n'intama, bakajya bagurisha akibo kayo, barya amahurunguru, ibyo kurya birashira. Umugore wakundanaga n'undi nawe aramubwira ati inzara yateye, harageze ngo turye abana bacu. Iyo Satani yateje inzara, abantu barya abana babo. Iyo tugiye mu mvugo y'umwuka, abana ni agakiza, agakiza ni umwana urindwa. Ariko iyo inzara yateye, habaye gukamuka, abantu batangira gufata agakiza kabo bakakagurisha kugira ngo babone igaburo ry'umunsi umwe. Akemera gusambana ngo abone akazi, akemera gukora ibyaha kugira ngo akunde abone poromosiyo. Iyo ni inzara Benihadadi aba yarateje ku buzima bwawe, akakugota kugeza ubwo nta yandi mahitamo ufite. Arangije ngo umwana baramubaga, baramurya. Bamuriye, ejo hageze umudamu abwira undi ati rero zana nawe uwawe tumuriye. Undi aramubwira ati n'ikindi gihe sinishingiye abagore b'injiji, undira umwana. Umudamu ahita azamuka aravuga ati turajya ibwami turabura, n'uwanjye twaramwishe. Uzarebe iyo ntambara yateye ubwoba ngo umwami yari arimo agenda ku nkike hejuru, arimo agenda ngo haza umuntu w'umuturage aramubwira ngo ndengera. Aramusubiza ngo ibyo kukurengera, ubundi nta muyobozi ubura igisubizo. Ariko aha niho umwami yemereye ko nawe ari fake. Yaravuze ngo niba Imana itakurengeye, jewe ibyo kukurengera ndabikurahe? Ko n'abana banjye bashonje, n'umugore wanjye kwashonje. Agisubiza atyo, hahita haza umuntu, abo bagore bari kuburana, baza imbere y'umwana. Arabwira ati uyu mugore murabizi ikibazo kiriya, turafite inzara, ibintu byose byahenze biri hejuru. Twumvikanye n'uyu mudamu yari asanzwe ari inshuti yanjye ko tugiye kurya abana bacu, niyo mahirwe twari dusigaranye, niyo makiro twari dufite. Uwanjye turamuriye. Mubwiye ngo ejo rero tubaguwe, aramira ati n'ikindi gihe. Ntabwo uwanjye tumurya. None dukemurira ikibazo. Umwami abura icyo akora, ashishimura imyenda ye. Abisiriya bari baragosaho. Ariko Mana we, ndumva ibintu byakugose bikagota ibyawe. Imana igiye gukora tekinike y'uburyo budasanzwe, ukisanga ibintu byahindutse ejo nk'iki gihe. Tuvuge ngo amen. Ikintu bita ejo nk'iki gihe hagomba guhinduka ibintu. Kandi ndumva ubuhanuzi buziye igihe Mana. Ndumva hari ibintu Imana yahindura. Ndumva hari ibintu Imana iri bukore. Ndumva ubyakira ari buhure nabyo. Ejo nk'iki gihe hari umuntu uri bwakira amateka mashya. Ejo nk'iki gihe inzara irashira iwawe. Ejo nk'iki gihe ubukode bwarangira. Ejo nk'iki gihe hari umubabaro wari ufite warangira. Ejo nk'iki gihe bakujyana kwa muganga bagupima bagasanga nta ndwara ikikurimo, kuko Yesu arakiza none n'ejo. Ugize aya natere haleluya. Yesu arakiza none n'ejo. Umwami ashishimura imyenda ye, arataka ati biragenda gute? Ahita ashaka abantu, arababwira ati nimugende mushakire umuhanuzi bita Elisa, nimushaka mumwice, igihanga cye nkibone,
aravuga ati Imana yaratubabaje, ati kugeza ubwo twicwa n'inzara bikamera gutya. Kumbi Imana ibisa n'ibipfuye, ibisa n'ibipfuye biri ahantu wowe utekereza ko bipfuye, nibyo bihishemo ibanga ryo kugukiza. Ngo bari baherutse gukora inama basanga abagabo 4 bari bafite ibintu byitwa ibibembe, babasohora muri uwo mujyi, muri uwo murwa w'i Samariya, ati nimugende mwebwe muraciwe. Baraza biyicarira hano inyuma bategereje ko bazapfa. Kumbi Imana nibo yashyizemo izingiro ryo kuzakiza umudugudu. Ibyo utekereza ko byapfuye bya bindi wanenye, nibyo ugiye kubona gashya bigiye gukora mu mwaka wa 2024. Hari ibintu Imana igiye gukora bidasanzwe. Intumwa ziragenda zijya kureba Elisa. Elisa ngo yicaye ari kumwe n'abantu b'abatware, ngo ahita ajya mwiyereko abona ko hari abantu boherejwe n'umwami. Aravuga ati ariko misiyo yabahaye nuko bamushyira igihanga cyane kubera ibibazo biri muri icyo gihugu. Ngo bahageze basanga Imana itanze iyerekwa rishya. Elisa arahanura ati nubwo bimeze bityo, ejo nk'iki gihe mwari mwarishwe n'inzara, byari byaranze, ntabwo byari kwemera, ntabwo byari gukunda, ariko Uwiteka aravuze ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ejo nk'iki gihe i Samariya muzarya, i Samariya muzanywa, ibiciro byari byaruriye bizakatuka kugeza ubwo bigera kuri 0. Ndumva manuriye ubuzima bwacu Mana we. Ejo ibintu bizahinduka. Ngo umutware umwami yicaraga yegamiye, arangije aravuga ati reka nkubwire dutere imibare. Abantu kenshi bagira imitima y'imibare, birabagora kwizera, birabagora gushyikira Imana, kubera ko iyo Imana ikubwiye ko izakora ubijyana mu mibare. Bakubwira ko Imana iri bukore ukabihuza n'ibyo muganga wa Faisal yakubwiye, ntibiri buvemo. Oya, oroshya iyo mibare turebe ko Yesu akiza none n'ejo, kuko niko ijambo ryatubwiye ngo arakiza none. Uwizeye narambura ibiganza Mana. Haleluya. Uvuga ati ntibyashoboka. Umuhanuzi aramubwira ngo ubwo ugiye impaka uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Navuze ngo muri iri teraniro ndabasabira mwese ko hataza kubonekamo uyu muntu. Izere ko ejo hari impinduka kandi amaso yawe azazibona. Iyo hari ibyiza uzabona, kandi uvuge ngo nta maso yanjye azabireba saa yundi. Wizere ko uzabona umwuzukuru, wizere ko uzamuterura, nawe uvuge ngo nta maso yanjye ntabwo ari ayundi. Torero haleluya. N'amaso yanjye ntabwo ari ayundi. Ngo ntiyabyumva. Kumbi akibivuga gutyo, Imana iba yatangiye operasiyo yayo. Umwuka amanukira kuri baba bembe 4 bicaye ku marembo basa n'abirukanwe. Baraganira baravuga ati gupfa twarapfuye, twanzwe n'imiryango, twanzwe n'abacu, nta mahirwe dusigaranye, inzara natwe iratwishe, none umwanya dufite ni uwo kugenda tukajya mu rugerero rw'Abasiriya bakatwica cyangwa bakadukiza. Twe turajyayo. Ngo barahaguruka bagenda nk'abiyahuye. Iyo ubuzima bugiye guhinduka, abantu babikora nk'abiyahuye. Iyo abantu bagiye kwinjira mu mpinduka,
babikora nk'abataye umutwe, basa n'abihebye, basa n'abirambiwe, bakavuga ngo birahagije, hari ibintu bigiye kuba, ibi byakunda bitakunda bigiye kuba gutya. Ababembe barahaguruka batangira kugenda. Ingendo zabo Imana izimanuriramo imbaraga ziteye ubwoba, ngo aho Abisiriya bari ingabo ziganditse zaho zumva imirindi y'abantu bane gusa, ngo umutima wabo ugira ubwoba, baravuga ati twagoswe kandi twaguwe gitumo. Bagenda nta gikoresho na kimwe bajyanye, bagenda biruka. Hari imirindi yawe igiye kumvikana hafi y'abakugose, hari imirindi y'Imana igiye kumvikana hagati y'ibyari biguteye ubwoba, bihunga ntacyo byirukanye, ariko Mana hanyuma ngo barirukanka. Bababembe baragenda ngo basanga abantu bagiye. Bababembe baricara, bararya, baranywa, banibikaho ibyo kwibikaho. Barangije baravuga ati rero ntabwo twarya twenyine, reka tugende turabure bene wacu tubabwire ko ibintu byahindutse. Ngo basubira mu mudugudu, barababwira ati nimuze murye ibyo kurya byabonetse. Uwari ubagose yagiye, Imana yamuteye ubwoba, yahunze, ibintu byahindutse. Ngo ayo makuru aramenyekana, umwami yohereza abantu bake kugira ngo barebe niba Abisiriya atarambushi babateze. Ngo bajyayo, ba bantu baragaruka, bazana amafarashi, bazana ibyo kurya, bazana ibikoresho. Ya migezi abantu bari barahagazeho ngo nimuzongera kunywa amazi, ntibazongera kugira gute, imiryango yuzura ikingu, yarabati nta bariyeri zigihari, bose bagiye. Iyo nkuru itangazwa muri uwo murwa, abaturage bose barasohoka, bajya kuzana ibyo kurya, bajya kuzana ibyo kwambara, bajya kuzana ibyo bari bakennye byose. Wa wundi umwami yegamiraga munyuzeho bamukandagirira ahantu, ahita apfagwa aho ngaho. Abandi bari kujya kuzana ibiryo, ariko ayo makuru yari yayumvise ko Imana itabaye abantu b'i Samariya. Amakuru agiye kumvikana ko Imana igutabaye, guhinyuye n'abatarabyemeye bazabyumva, ariko amaso yabo ashobora kutabibona, ariko ntabwo azapfa hatumvise itangazo rivuga yuko wabyaye, rivuga yuko uzashingirwa, rivuga ko uvuye mu bukode, rivuga ko ubuzima buhindutse, rivuga ko wabonye akazi. Hari abantu bari hano ngo batere haleluya. Ntabwo azapfa atarumva itangazo. Itangazo rirumvikana, baragenda bazana ibyo kurya, bibi yarara kugurisha, ntihaba hari ukigura. None nejo bwira uwo muri kumwe ngo Yesu arakiza none nejo, bimubwira uburyo n'ubumoso ntacyo bitwaye, arakiza none nejo. Yagukiza iyo ndwara yawe, yagukiza umubabaro wawe, arakiza none nejo. Ababyizeye dutere haleluya gatatu. Ndafashije to last be in the dokitra. Haleluya. Arakiza none nejo, ararema ubuzima none nejo. Ndabizi ko hari ibyakugose, ndabizi ko hari abakuroze, ndabizi ko hari abazinze ibiganza byawe ngo ntuzagire icyo utunga, ndabizi ko hari abantu bacuragura, ndabizi ko hari abakujyaniye imyenda ahantu, ndabizi ko hari abajyanye indodo z'umwenda wawe, ndabizi ko mushobora gusengana nabo bishushanya, ariko Imana yavuze ngo ndakiza si kera ni none nejo. Uyu mugoroba cyangwa se aya manywa urataha ubohotse,
imana yamwe ngo utangarize ngo irakiza, iragukiza none n'ejo. Ubyizeye nabifate, ubyizeye nabigiribije. Tera haleluya. Ndahanurira umuntu wizeye kugera kure, ndahanurira umuntu wizeye kubona impinduka zibigaragara, kandi abazipinze, abatazemera ko zabakuriweho, sinshaka ko bapfa batarumvira iryo tangazo. Azumva ko bibaye, naho atabibona ariko azumva ko bibaye. Bizamunyura imbere, amenye ko dufite Imana ikora. Alala. Bizamunyura imbere ko ya ndwara yaguteje yakize, ko kagahinda karangiye. Wa wundi wakubise agatoki ku kandi ngo ntuzabyara, itangaza azaryumva. Kuvuye mu bitaro sehashika uzanye umwana muzima, azaryumva. Mutandukane nawe ajya Imana izaba yamugeneye. Yesu arakora none. Murizeye ngo tuvuge ngo amen? Iri jambo Yesu yarisubije nde? Yarisubije uwo bita Herode. Yari yohereje intumwa ze zitera ubwoba Yesu, zimubwire ngo bireke hunga, arimo arakugenza. Satani yakuguteguriye abantu bagutera ubwoba, bakubwire ngo ruvemo hunga. Biriya bintu bivemo si ibyawe, biriya bintu bivemo n'ibigenda. Yesu aramubwira ati rero nimugende mubwire iyo ngunzu. Reba kubwira umuntu w'umwami uyoboye igihugu, uri muri iyo leta, ugasubiza abakomando we ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo ndakora none n'ejo nyuma y'iminsi 3 nibwo akazi nzaba nkarangije. Maze zikamwa yo zitahaye. Abagabo baravuga batari kuyurwa kwe. Yesu yamurebaga ati, iyo turebeye mu mwuka twibuka babantu bajyaga baca intege Nehemiya, baravugaga ngo ibyo uri kubaka n'ingunzu zabisenya. Yesu yitegereje Herode, abona ari mu mwuka w'ingunzu wo gusenya ivuga butumwa arimo akora. Buriya wa muntu upfobya bya bintu byawe ari mu mwuka w'ingunzu. Wa muntu utemera ibyo ukora ari mu mwuka w'ingunzu. Ntabwo ari we ahubwo yuzuyemo ingunzu. Mwene abo ngabo rero Yesu arabwira ngo genda ubwire iyo ngunzu. Ntabwo amubonera muri titire, ntabwo amubonera mu cyubahiro, ntabakibona ari umwami, amubona yuzuyemo umwuka w'ingunzu. Akavuga ngo genda ubwire iyo ngunzu ndakora none n'ejo nyuma y'iminsi 3 akazi ndimo kazaba karangiye. Ndatangariza ingunzu yariyo yose yakubwiye ko ibyo ukora ari fake, nyitangariza ko ugiye gukora none n'ejo. Ariko murahari ko nshaka guhanurira ubuzima bwanyu. Twese tuvuge ngo amen. Umuntu ufite umwuka akubwiye ngo ntacyo uzageraho, umuntu ufite umwuka akubwiye ngo ntibyashoboka, wowe urananiwe, wowe urashaje, wowe ntiwabona akazi, Kigali irimo iragustressa, ati nushaka ube witahira bigikunda, ndagira ngo mubwire ngo afite umwuka w'ingunzu. Mubwire ngo data arakora none. Haleluya torero.
wakubwiye na yamajwi akuganiriza akakubwira kutazarama, akakumvisha umwuka w'urupfu, akakubwira ko wowe uri wo gupfa, akakubwira ko warembye, akakwereka impapuro zo kwa muganga, akakwereka ko amahirwe yarangiye. Uwo ni umwuka w'ingunzu wo kunaniza wabaga no mu gihe cyane igihe yakoraga. Ariko gendagira ngo ntanga itangazo tugendeye ku buhanuzi bwa Elisa. Yaravuze ngo ejo nk'iki gihe Yesu ubwe nawe aravuga ngo none ndakora, n'ejo ndakora, n'ejo bundi azakomeza akore. Imana yemeye ko mugiye gufatanya akazi igakora. Hari abantu bagira umwuka w'ingunzu wo gusenya ibintu, batajya bagira ikintu bemera na kimwe. Bazi kurwanya ibintu, bakarwanya abanyempano, bakarwanya abantu bose bagira neza, bakabaca intege neza kugeza ubwo n'abagiraga neza babizinuka. Nigeze nyobora ahantu hamwe, umuntu umwe azana indabo nk'izi ngizi akazishyira. Umuntu umwe araza arambwira ati rero uriya muntu agiye kuzimu. Intiye ati biriya bintu rero aba yabazaniye biba byavuye ikuzimu. Ati muzajya musinzirira ku ruhimbi gutyo. Mitamenya ko uwo muntu afite umwuka w'ingunzu. Ndaje ndamubwira ubwo yaruteze ku ruhimbi ntacyo bitwaye. Wowe genda wiyicarire, ubwo yabiteze ku ruhimbi nitwe bizafata. Kandi za mbaraga tuvuga niba zibaye zitadukiza ibyo ntacyo zaba zimaze. Kumbe ngucunge usanga ni umuntu urwanya imikorere y'abantu. Kora akantu se neza urebe ukuntu abantu bavuga ukuntu wibonekeza. Kora akantu neza urebe. Ndabizi ko abantu bafite umwuka w'ingunzu baca intege abantu bakababuza gukorera Imana. Urumva ku buryo niyo ushimye Imana, Imana yakwihereye inzu. Umuntu ufite umwuka w'ingunzu arabase bayize ngo ni inzu ko ari icyumba kimwe. Umva ukuntu ari gupfobya impano yawe. Icyo cyumba kimwe se cyo yarakiguhaye, yabigizemo uruhare se. Wakwivugira ngo uracuruza, wagira ngo ni iduka. Ati si inyanya acuruza se nazo yiruka. Urumva umwuka w'ingunzu. Nyitangira kubwiriza, twari turi mu masengesho, mbwiriza ijambo ryiza cyane kuri njyewe. Umuntu ahita ahaguruka afite umwuka w'ingunzu. Muri iryo teraniro ryarimo nk'abantu nka 200. Hari ninjoro, hari kuwa kane sinzabyibagira, hashize imyaka myinshi. Arangera bati Sipiriye, ibintu byo kubwiriza ntabwo ari impano yawe. Twari turi mu bantu. Ati shaka ibindi ukora imirimo y'Imana ni myinshi, ariko ibintu byo kubwiriza ntabwo ari impano yawe. Kuva uwo munsi nibwo nandikiye korari nyijyamo. Ninjye nihisha hari inyuma. Nibajya badukritika bazajya badukritika twese, nibazajya bavuga ngo uriye. Njya muri korari. Ariko abantu bagira umwuka w'ingunzu n'abagome. Kuva icyo gihe sinongeye gusoma Bibiliya. Noneho mba nagiye mitamenya ko kubwiriza atari ibyanjye. Umuntu wangereye umumaro n'umuntu umwe bamwita Jean Paul, sinamubahisha. Yahoze ari dirija wa korari Rangurura. Korari Rangurura iririmba mu Biryogo. Icyo gihe yabaga i Nyarugenge, yabaga muri korari z'i Nyarugenge, twari tutarazicutse. Araza arambwira ati Sipiriye kudaheruka kubwiriza. Ntukambwira ibyo ntabwo ari impano yanjye. Mubwira kana ko uwo mugabo
wabivuze ni kubwiriza si impano yanjye sinzanabyongera ati kuva naba Imana imbabarire guhuzagurika nkishora mu byo utabwiye. Jean Paul arambwira ati niba hariho umuvugabutumwa uryoshye nkunda kumva ati ni wowe Sipiri. Wenda yaranambeshyaga, wenda kwari kugira ngo ntere kuraje. Arambwira ati nta muntu ubwiriza nawe ati nkawe atahubwo waba ushaka kuca kuzagaruka mu cyumba cyo kwa kane cy'amasengesho ati kuko iyo ubwirije ndafasha ati niba utinya no kwandika agapapuro none ndakakwandikira wongera ubwiriza. Arangije arambwira ati ariko se kanaka n'umuzi n'ujye ubona ko iyo yicaye no mu rusengero asinzira. None se niwo utazi ko arwara abadayimoni ari n'umusazi? Nyamara ntabwo nawe uwo muntu yari umusazi, ahubwo yagira ngo nkasoringe anyumvise ko wa wundi ari we wari wavangiwe. Haturya n'umusazi niko tumutunze. None se umusazi atwara imodoka? Kuko uwo mugabo yari afite imodoka asa naho anakomeye muri iyo gurupe. None se umusazi atwara imodoka? Hatereka ati kira ni igisazi, aterege bigere bigacurama, n'igihe byegera bikagira bikazamuka, ati buragi ati cyakubwiye biriya, ati nawe urabyumva, ati reka. Nta muntu ubwiriza nkawe, atabwo ndandika agapapuro ndaza kugaha Jean Pierre yongera ajya guha umwanya ubwiriza. Imana ikundindire abantu bafite umwuka w'ingunzu. Agapapuro arakandika baramba ndongera ndabwiza bya bintu bicamo mbwiriza na cya kigabura none gihara, ariko nanone ndagiza mfite ubwako kiri bwogera kikavuga ati kubwiriza si impano bya. Ariko Jean Paul yari yahagaze hafi avuga ati cyongeye guhaguruka ati gende meranye kubiturushye ati kira ni ikintu ati igipagani kigeye kandi ntiyari umupagani pe. Wenda ashobora kuba ariko yari yabyumvise, ariko yari afite umwuka w'ingunzu. Mu by'ukuri murabona ubu Jean Paul atarakoze, ubwo se nari kuzabayobora kuko nari ubwo byari birangiye nari ngiye menebereye. Ndabizi ko hari abantu benshi bicaza impano z'abandi kubera umwuka w'ubugunzu, hakaza ati reka mubona ibyo ashoboye ari iki, ati genyorwa n'ibyo mumwemerera, ati ariko burambona ibyo ati kiwe narayobewe kubera umwuka w'ubugunzu. Ariko Yesu asubije Herode ufite umwuka w'ubugunzu aravuga ngo mumbwire iyo ngunzu data arakora none nezo. Tera haleluya! Data arakora none nezo kubera ko Imana igiye gukora. Tugiye gusenga. Ndahanurira abantu b'i Samariya, ndahanurira abantu bakakira, ndahanurira abadukurikiye yuko Yesu agiye gukora none nejo. Ntabwo ari kera, agiye gukora none nejo. Haleluya! Narigize ngo zamana agiye gutera haleluya. Ngo haleluya akira. Imana araguhamagara. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe. Imana iturinde ingunzu. Oya bwira wa muri kumwe ngo witeka kurinda umwuka w'ingunzu. Bibwire babiri cyangwa batatu. Niba aranaguciye intege uwo mwuka umuvemo, ukubwira ngo ntiwakubaka i Kigali, ngo ntiwatura mwaka gace, ngo ntabwo bikubereye, ngo ntiwabwiriza, ngo ntiwahanura, ngo ntiwakira iyo ndwara. Abo baguciye intege ntabwo bikunda. Data arakora none nejo. Haleluya! Twese duhaguruke dusengane Imana. Haleluya! Topele sande bondra. Tala zobine edekira. Hari impinduka.
abacuranzi bajya hariya wenda n'abajidewo bafashe turirimba akaririmbo kamwe gatoye bundi dusose. Hanurira ubuzima bwawe uvuge ngo burahinduka none n'ejo. Hanurira indwara yawe wibwire ngo urasohokamo none n'ejo. Mwibite kumanana na ndanezerewe kubw'ibirenge byuzanye inkuru nziza. Mwibite ku mugezi ni ku mutima umeze sinzi icyo navuga ndanezerewe kubw'ibirenge byuzanye inkuru nziza. Byambasha kubibona byo nasezeranyijwe n'ikimenyimenyi ni kure cyane aho natangiriye. Ibiti ku mugezi ni ku mutima umeze sinzi uko navuga ndanezerewe kubw'ibirenge byuzanye inkuru nziza. Iyo ntuye amaso byambasha kubibona byo nasezeranyijwe n'ikimenyimenyi ni kure cyane aho natangiriye. tera intambwe Buri munsi reba inkingi y'igicu utegereje igitondo ibyo tubona ntibizongera. turumva amajwi y'inyoni Twegereje igitondo Uwiteka aratureberera. haleluya. Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi si ibanga Barabizi mbese ubundi yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi siba kandi si ibanga barabizi mbese ubundi yaraturamiye. turambura ibiganza byacu tugiye gusenga. Rambura amaboko yawe. Imana irakora none n'ejo. Iri jambo ryibuke urizirikane uvuge ngo irakora none n'ejo. Birashoboka ko wahuye n'umwuka w'ingunzu guca intege. Birashoboka ko wahuye n'abantu bakubwira ngo ntibyakunda ntabwo bishoboka. Birashoboka ko hari amajwi uri kumva. Ndagira ngo tugusengere isengesho ry'umwihariko. Niba hari umwuka w'urucantege uhuye nawe utanga abandi ubanza utambuka uza hano tugusengera isengesho. Bwira Imana ngo Mana sishaka kongera kumva ariya majwi kandi sishaka kuri uvuga biriya azapfa arumva itangazo ry'uko utabaye. Tambuka vuba vuba ko tugiye gusenga. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Mwihute mupfukame hariya tugusengera uwo mwuka ukuriho. Uwo mwuka hari igihuza ugatera abantu kwiyahura ugakora ariko ntibyemere ukagutera kumva hari amahirwe utakaje ukumva bitashoboka. Ariko ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe nkubwire ngo none data arakora n'ejo none n'ejo arakora. Hari ibintu Imana iri bukore, hari ibintu Imana iri bureme, hari ibintu Imana iri bugire bishya. Uwo mwuka akubwiraga ngo ntibyakunda. Impamvu Imana yakuzanye hano hari impamvu zirenze imwe, hari impamvu zirenze igihumbi. Gwino hari ibintu uhura nabyo bikakujyana mu byaha, bikakujyana mu ntege nke, bikakubwira ko bitakunda. Ariko nagira ngo mpanurire ubuzima bwawe muri uyu mwanya. Ubuzima bwawe bwakira impinduka mu izina rya Yesu. Wakire kubaho kw'Imana, wakire ubuzima bw'Imana.
turambura ibiganza byacu twese n'abahagaze dusenge. Ndashaka ko Imana igira ikintu ikora ku mubiri wawe none n'ejo. Ejo ibintu byose bihinduke. Ejo iri teraniro ni Imana yariteguye, kandi naraye mvuganye n'Imana mu ijoro. Imana irambwira ngo uvugane n'abantu banjye yuko ngiye gukora none n'ejo. Nyuma y'iminsi 3 nzagaragaza ibyo nkoze ndi Imana. Hari ibintu tugiye guha iminsi 3 ku buzima bwawe, kuko Imana ivuze ngo irakora none n'ejo. Bintu byari byaranze byatumaga bitagenda neza tugisenga, hari ibintu bigiye kukubaho. Tugisenga urumva imbaraga zidasanzwe. Izi mbaraga nizo ngiye kohereza muri ruriya rugo, nizo ngiye kohereza mu mubiri wawe, nizo ngiye kohereza ku iseta ukoreraho. Baba barayizinze, baba barayihuhereye, baba barayimenyeho ibici, none n'ejo data agiye gukora ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Mana ndagushimiye, Mana ndakunezerewe. Vugo yawe ni ihame. Twegereje umwanya mwiza, turabona Imana ikora imirimo, turabona Imana ihinduye ibintu, turabona Imana igiye kurema ibintu bidasanzwe. Ndasengera uyu mugabo, haleluya. Ndategeka, hari imbaraga za Benihadadi zamugose. Uhereye none hangi senga zimurekure. Uhereye none handashiraho itegeko zirekure. Imbaraga za Benihadadi zagose iseta y'uyu mucuruzi, zagose inzu y'uyu mucuruzi, zagose inzu y'umuntu wari utangiye kubaka, zagose ikibanza abantu ntibabyubaka, zagose imibereho y'abana, zagose ubwenge bwabo. Uhereye none ahangaha turategetse ikintu cyose cyafasha abera, ikintu cyose cyafasha abantu, nikibarekure mu izina rya Yesu. Wambaraga werekura mu izina rya Yesu. Ndashiririza iyi diyabete, ndashiririza iyi kanseri, ndatesha agaciro uburwayi budakira, izi ndwara z'imitsi, none n'ejo kora. Haleluya. Ingumba zitabyara ndazitegekera kubyara, kuko data arakoze. Haleluya. Manuriye ubuzima bw'aba bantu kubona Imana bundi bushya. Buranira abantu bari batsinzwe, fungura bari bafunze. Data nakore none n'ejo. Kora ubuvugizi, tabara ole tosta ligiremande. Tabara mu izina rya Yesu. Tabara, tabara, tabara. Hindura ibintu, hindura ibintu, hindura ibintu, hindura ibintu, hindura ibintu, hindura ibintu. Zamura amaboko yawe hejuru. Numva Imana imanuye impinduka zidasanzwe. Hari ibintu ugiye kumva, ugiye kumva Imana. Imana ihindura ibintu, Imana irema ibintu bidasanzwe. Indwara yari iri muri iri teraniro ndayishirije, ndayambura ububasha. Waravuze ibimenyetso bizagendana n'abizera. Warambwiye ngo abo nzarambikaho ibiganza bose bazakira, bakira igisubizo cyawo. Nanjye ndategetse ndi muri iri teraniro, mpamagaye imbaraga zidasanzwe. Mpamagaye imbaraga kuri uyu mubyeyi, mpamagaye imbaraga kuri uyu mugabo, mpamagaye imbaraga kuri uyu musore. Mu izina rya Yesu, umugongo wamuryaga nukire. Iyi ndwara yagendaga mu maguru, nyambuye ububasha nkimurira iteraniro katika jina la Yesu. Abarangi bose, umwuka w'abarangi, umwuka w'imbaraga z'abadayimoni ndawushirije, mwamburiye imbaraga kuri ubu butaka. Tara benefo de kiremande tola saibini. Abahumanyijwe bose, abagiye barogwa bose, babizi cyangwa batabizi, uhereye none aha ndategetse mbaremeye ubuzima katika jina la Yesu. Twakiriye imbaraga, twakiriye amavuta, twakiriye ubutabazi. Abizeye dutere haleluya gatatu cyane. Hongera utere haleluya.
ongera utere haleluya. Natuye umwuka w'imbabazi